Tuzakora defile tugeze mu ijuru tunyuranamo Yesu aduhishima. Ngewe naje niyemeje ndabigukorera byose kandi bishima shaho. Aya magambo uri kumbwira anciye intege. Satani nazana iparato akakubwira ati koramo. Mwabagabo, Satani nahaguruka sarwa umara amaje, ariko umugore nahaguruka inzira y'Imana itungana rwose. Oya rero ngomba kugura rinete cyane kubera ko ari izuba. Inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe n'ingabo inkingira. Ariko mama Rena nawe ariko uyifite hafi uyizumfata nabyuzuze guca mu rugo tware bya bintu nabonye wafuze. Ndakurengerezaho nk'igihumbi nta kibazo. Nako kabyutse ndumva kari kurira. Sawa. Haleluya. Munsakurize ngiye gusenga. Ceceka. Wariye? Ubwiye kudasakuza ndanakojeje ceceka. Haleluya, tuzakora defile tugeze mu ijuru tunyuranamo Yesu aduhishima. Tuzakora defile tugeze mu ijuru tunyuranamo Yesu azishima. Tuzakora defile tugeze mu ijuru tunyuranamo Yesu azishima. Hayiwe, tuzakora defile tugeze mu ijuru. Tugeze mu ijuru tunyuranamo Yesu aduhishi. Yesu azagira ate? Tuzakora defile tugeze mu ijuru tunyuranamo Yesu azishima. Haleluya. Sinicaye kuzubara. Nukuri feza igira urwobo yavuyemo, n'izahabu ikagira uruganda icukurwamo. Ubutare bukurwa mu butaka n'ibuye riyengeshejwe rivamo ubutaka n'ibuye riyengeshejwe rivamo umuriro. Yesu ashimwe. Yampaye nka data. Mukomere ariko niyo wansuza nicaye nta kibazo. Ariko mukomere baba. Segegera neza. Ariko rero Yesu ni igitangaza gikomeye. Ndaguhobeye. Yesu ashimwe ariko. Ahimbaza. Nukuri mwene Yesu aravuga ngo twegerana ariko. Nukuri ujye unasuhuza na mwene data. Mukomere ni yawe. Neza ariko. Yehese kabure ariko nawe rero uretse. None ariko ikibazo cyawe rero ni kimwe. Mukomere Yesu ashimwe. Ahimbazwe mwene data. Haleluya. Mukomere. Mukomere cyane. Amakuru Papa Bruno. Nka data. Akusigaye ukera. Nari ngukumbuye. Ariko nawe. Shara umbwirize ndabona none ufite bimene. Mana ahubwo se untekereje ute? Wumvisha ndi gusakuza. Papa Bruno rega ibihe urimo uracamo nago byoroshye. Nago byoroshye utiyegereje Uwiteka se byagenda. Kandi ukeneye n'abantu none si Imana yonyine. Ni ukuri buriya arabyakiriye
n'ubuzima burakomeza n'ubundi nta cyo bitwaye nyine. ariko Fabrino umva mubwire n'ukuri se none babaturanyi nibwo bari kugosora nuka nkubwire maze iminsi mbitekerezaho ndavuga Simana Fabrino ni inshuti yanjye turasengana n'ukuri kw'Imana kubaho wenyine gutyana n'umuntu uzango gusura kuganirize n'ukuri kw'Imana no muri Yobu baravuga ngo wafashije umunyantege nke ntugasekwe sibyo n'ukuri kw'Imana kandi ndabizi neza reka nkubwiye Fabrino ndakumva waretse koko nkasimwa ku biruhande noneho muri Yobu nanone nyine umva muri Yobu 22 umurongo wa 27 haravuga ngo dore nzi ibyo mutekereza n'imigambi mujya iyo nta nufatishije rero hatuma nibwo ijambo riri buzamuka ariko nawe rero ngaho hisomere umfashe basi hisomere 27 dore nzi ibyo mutekereza n'imigambi mujya yo kungirira nabi ese kandi nukuvuga ngo oya ntabwo ari we nawe utura nukuvuga ngo abaturanyi basigaye banyanga urabona aho maze madamu wanjye amaze kwitaba Imana nagize mbangurishije ahantu twari dufite miliyoni 50 ariko rero naho abaturanyi barabimenye batangiye kungirira ishyari ngo bw'umugore ngo yigendeye gaciye gutangira ngo kurya imitungo nyine urabareba ukavuga uti nta kundi nkabasabira umugisha nkabihorera nyine rero niwita ku magambo y'abantu ibyo Fabrino uzasara wifitiye igikomere cyawe banza urwane no gukira sibyo ariko nukuri mbifashijwemo n'Imana nyine umva mubwire na Yesu nanjye ndahari kandi nzagufashamo sibyo nzakuba hafi uzamba hafi ndashaka kukuba hafi nukuri noneho muri Bibiliya hano umurongo nyine banzunyu mu barudayi umva nkubwire mu barudayi yego mu barudayi Birudadi arongera aravuga bwa kabiri maze Birudadi binde inde Birudadi w'umushuti Fabrino ndashaka kugufasha kandi rero ntabwo ndagufashiriza abaturanyi bari kutwumva umubiri ufite ikibazo ukeneye undi mubiri ubwo sura Yesu ashimwe mwene data Yesu ashimwe Yesu ashimwe ahimbazwe mwene data Imana yakunze abari uyu mubiri urawukeneye Imana yakunze abari mwisi cyane bituma ugira ute cyangwa umwana wayo w'ikinege nje sinje kwitanga kugira ngo umwizera wese atarimbuka none se mva ngo Fabrino urumva nakwitangiye reba kuza kubana nawe muri aba bana bawe ndashaka gusiga byose nkareka byose nkaza nkakubera umugore mwiza nkakwita Fabrino nzakwitaho kandi abizi neza nuko nibyo ukeneye tumana na Bibiliya dore nk'ubu yari igiye kuba oya ntabwo gatoya ndayiramira humura dufate Bibiliya ndayiramira nuko Yesu aregera abana ati uzaba umeze nk'umwana reba uri kunyobya oya ntabwo nakuyobya uretse gato mva nkubwire ngo somo no murongo wa Birudadi basi Birudadi arongera aravuga ubwa kabiri maze Birudadi n'umushiri arasubiza ati mushiri Yesu ashimwe ahimbazwe mwene data Yesu ashimwe Fabrino umva nkubwire uretse gatoya Fabrino umva nkubwire akagabo gakorera Uwiteka akagafata Bibiliya ariko nanjye nkorera Uwiteka kanakagusuhuza ndi mwene data nkorera Uwiteka ariko hano uri kugashyira satani ni ibiremwa bya Yesu umva nkubwire maze igihe nukuri ubu buzima ntabwo uzabubamo wenyine ukeneye umuntu ugufasha sibyo ndahari nemeye kwita nkuko Yesu yatwitangiye ku musaraba nkuko Yesu yemeye Imana yemeye igatanga umwana yawe ukeneye kugira ngo azadupfire ndashaka kukwitangira nzakurerera abana nzabitaho nzabafata nk'abanjye ndabigusezeranyije kandi nutareka ngo tubane nukuri ntabwo iki gikomeye kizahita kirangira nureka nkubwire mwene data uri kwa amateraniro twagize yego urayibuka yego rwose umushumba yarigishije ati Yesu aravuga ati ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo ese uza hano wanyuze kwa Yesu wabanjije uramubaza uravuga uti Mana Papa Burino
niwe nshaka za mbere none se waretse tugafata Imana irabikwereka waretse tugafata iminsi tukabisenya njye mfite ubushake ariko turabisengera nose nuzwe umuntu afite ubushake asengera ikintu Imana ikagicira inzira noneho nta kuntu se wagenda ugasengera iwawe nanjye nkasengera iwanjye papa Bruno ntago biri bube biri kugukundira reka reba urakeneye umuntu reba umubiri se nawe ariko rero uriya umubiri wawe reba igihe cyose gishize umubiri wawe nturi gukora neza ubu ngubu nubwo ubona uri muzima nturi muzima umubiri wawe ukeneye kurya hari ibiryo ugomba kurya nukuri umva nkubwe Fabino ndabigusezeranyije nzakubera umugore mwiza nzita ku mitungo yawe nzita ku bana bawe boutique ngiye kuyijyamo ncuruze ntere imbere umva hano hantu hose bumirwe kandi uzabona ko ndi umugore uzi gukora ndabigusezeranyije ariko reka nkubwire mwene data Papa Bruno mva nkubwire rekeraho ibyanditswe nabyumvise pe twabivuze byinshi ariko mbabarira umikaze reka nkeneye no kurara ukeneye kurara nka data none se wampaye karibu buretse gatoya tukiri kuri yo sije okay basi makaribu mu nzu buretse nyine gatoya nawe rero tureke kwihuta na Yesu yabwiye aba intumwe z'12 ngo ibihuse byabyaye iki ibihumye mu murongo uraharura urawusobanukiwe yego mwene data kubona nari maze iminsi ntakora amasuku wangiriye neza nkabanza nkajya gukora amasuku ubundi ukabona utashe naje niyemeje ndabigukorera byose ndabigukorera igihe kimwe reba n'ubwanwa ntucyogosha warahungabanye abagore babiri baje imbere ye umwe agira ati n'abagore babiri baza hehe ese nanjye noneho koko reba n'ubwanwa ntucyogosha reba uduhere reba ibiheri bikuzuyemo dore uyu ni umubiri uri kukurya dore reba uyu ni umubiri uyu bose ni umubiri reba n'ubwanwa ntabwo cyogosha ntabwo ukiyitaho ni ukuri reba ibiheri reba uyu ni umubiri uba ushaka uwundi ni ukuri kandi reba na jardin ntabwo niba utacyoga ko ufite pafe nyinshi bitewe n'amagambo uri kumbwira ni ukuri kw'Imana bitewe n'amagambo umbwira ncitse intege sureba ko ubikoze neza bibaye byiza tugende mu nzu shawe kandi urishima shawe aya magambo uri kumbwira anciye intege genda umfata neza ariko nako nawe ahaha Satani nazana iparato akakubwira ati koramo shankozemo pe n'abantu nkozemo n'abagabo Satani nahaguruka uzarwana umara amaje ariko umugore nahaguruka uziruke nibagiwe kwiruka